Guys, mumeze mute muhawe ikaze muri kumwe na Declick nkuko musanzwe mumenyereye, akaba ari Declick mwana mboka mukunzi, akaba ari we ugarutse muri aka kanya. Tukaba tugarutse kugira ngo tuganire guys, no kuganira bisanzwe nta bintu byinshi, ariko uyu munsi tukaba tugiye kuganira kuri topic imaze iminsi iri kuvugwa, aho abantu benshi bari kugenda babigarukaho ndetse bakabivuga mu buryo bugiye butandukanye. Ariko uyu munsi tukaba tugiye kubigarukaho nk'abantu b'abataalamu, nk'abantu batanga ibitekerezo byabo, umuntu wenda uruze kubyumva uko bitandukanye nuko ngiye kubivuga, yabiduha igitekerezo cyo muri comment, ndetse niba afite n'icyo ashaka kuzabivugaho turaza gupininga namba yacu ya WhatsApp ku buryo ushobora no kutwandikira ukatubwira ko ubitekereza, kandi byaba biri ngombwa ukaba wanadusaba ikiganiro kugira ngo ubivuge uburyo wowe ubyumva. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bijyanye n'ikibazo cy'abantu bakundana bahuje ibitsina. Abantu benshi babyita ubutinganyi, ndetse abantu benshi babivuga ku buryo butandukanye. Ngiye kubivuga nkuko mbitekereza, kandi ngiye nago murabizi ko mu bantu tumenyeranye, twabanye mu bihe bitandukanye, mu biganiro byinshi tujya dukora. Nago ngiye mvuga ibintu kugira ngo ngire unshimisha cyangwa ngire umbabaza, mvuga ibintu nkuko ngiyewe mbyumva. So guys, hari ikibazo rero nkuko nari maze kubabwira kijyanye n'ubutinganyi. Abashaka kubyoroshya avuga ko ari abantu bakundana bahuje ibitsina. Reka mbanze nge nk'umuntu wizeho gakeya ku bintu bijyanye na biology cyangwa na human physiology, uko umubiri w'abantu ukora, cyangwa biology cyangwa imiterere y'abantu. Nge ndi umuntu wemera ko hari abantu bashobora kuba bararemwe bakisanga bafite estrogene nyinshi kurusha progesterone, cyangwa bakagira testosterone nyinshi. Ni ukuvuga ko imisemburo y'abagore ikaba myinshi kurusha imisemburo y'abagabo, ni naho uvuga ngo umuntu n'umugore. Hari n'abantu baba bafite imisemburo myinshi y'abagabo kurusha iy'abagore, ariko mu mubiri w'umuntu iyo misemburo yose iba irimo. Hariho ubona niyo misemburo ituma umuntu ashobora kugira ijwi rimeze ukuntu, nk'abagabo bagira ijwi rinini, abagore bakagira ijwi rito. Ushobora kuba umugore rero ukaba ufite imisemburo ya kigabo myinshi iri hafi kuganza ya kigore, ni naho ubona abantu bavuga ngo basa n'abagabo, ngo umugore ngo asa n'abagabo, ngo cyangwa umugabo ngo asa n'abagore, cyangwa ngo umugabo ngo afite ijwi ry'abagore. Mbega ugasanga nibyo bita mu mico nyarwanda, cyangwa mu mico y'abakongomani cyangwa y'abarundi cyangwa mu bindi bihugu, icyo wagereranya n'icyo bita ngo cy'abakobwa, cyangwa yari umukobwa, sinzi ukuntu babyita. So ibyo byo ndabyemera, nk'uko Imana irema abantu ishobora kubarema mu buryo butandukanye, ariko ngiye kingaruye si ibyo, kuko ntago ari ngiye wahindura umuntu wisanze ariko ameze. Icyo nshaka kugarukaho ni abantu mu by'ukuri kubera impamvu zitandukanye z'iterambere, cyangwa ibingibi byagezweho byo kuba ibihugu byo hanze, ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi biba bishaka kugira ngo bijyane abantu mu bintu runaka. Icyo nicyo ngiye kugarukaho. Reka twirengagize ibyo bindi nari ntangiye mvugaho, kugira ngo wenda hatagira umuntu uza kumva ko hari ibyo ndi kwirengagiza. Ntabwo ndi kubyirengagiza, ndashaka kuvuga ku bantu bahuje ibitsina kandi badafite, atari ko baremwe, ahubwo hari ikindi kintu kibyihishe inyuma. Ngiye ku giti cyanjye mbona abantu bigezaho abantu barengera. Turatanga ingero nyinshi cyane. Hari nk'abantu mubona babatinganyi, ariko wabibona ukabona ko ari ibintu bashobora kuba bikora, cyangwa se bikaba ari gahunda zigezweho zishobora kuba ziri kubitera. Guys, ndashaka kugira ngo mbabwire ko uko ngiye mbona ni gahunda nini cyane yashyizweho ku isi kugira ngo habeho kuburizwamo kwiyongera kw'abantu ku isi. Ibi bintu rero nk'uko bisanzwe, ubona nk'urugero, hari ibihugu bimwe na bimwe byabyemeye. Duhere mu bihugu byateye imbere ho nta n'ikintu babivugaho, kuko nkanjye uri kubaganiriza nshobora kuba ndi ahantu icyo kintu nta muntu kigarukaho, ariko icyari gitumye nkora ikiganiro exactly ni nayo mpamvu, kuko ngende mu bihugu by'ahantu bemera ko ubutinganyi bubaho, ariko n'abantu babikora nabo bakaba bafite ubwisanzure, bafite aho bahurira, kandi bakagira no kuntu babikora mu bwisanzure, bakambara. Ugasanga nk'umugabo yambaye akamini n'udukweto twashinga,
dukweto tw'amataro, kandi wamureba ukabona ni umugabo ufite n'imfundiko, ufite n'umubiri w'abagabo, mbega ya misemburo navugaga yose 100% ari ya kigabo, ariko we akaba yambaye nk'abagore, ndetse akagerageza no gukora utujeste tw'abagore, dore ko abo bantu babatinganye nabo babikabya cyane byo kwigana abagore, noneho kugira ngo yatere attention. Ariko noneho ikintu cyari gitumye ngiye nabigarukaho ni iki cyo kuvuga ko hari amakuru nshobora kuba ngiye mfite, kandi aya makuru akaba ari atumye ngiye nza kubigarukaho, kugira ngo noneho ba bantu bakora ibintu by'ubutinganyi ugasanga bari kubikora ku buryo bibangamiye societe, noneho umuntu yagira icyo abivugaho, abashaka bakabikomeza, abashaka bakabirorera, ariko ngiye ku giti cyanjye nkavuga uko mbitekereza. So maze iminsi nkuko nari mbabwiye mbona abantu mu bihugu bigiye bitandukanye, reka twibande ku bihugu birimo abantu bavuga ikinyarwanda cyangwa bacyumva, turavuga ubwo ngubwo mu Rwanda, i Kigali cyane cyane, ndetse tuvuge mu Burundi, tuvuge no muri Eastern Congo, hanyuma turebe no muri diaspora zabo ziri hanze. Uko bigaragara hari abantu bashyize imbere kwamamaza ibikorwa by'abantu bakundana bahuje ibitsina, cyane cyane ko ibyo gushakana byo simbizi, uretse bamwe bashobora kuba barabikoze bagakora mariage, bagashakana n'abantu bo mu bindi bihugu. Sindabona umurundi n'umurundi bashakanye bakabishyira hanze bakemeza ko ari couple. Gusa hari abantu bashobora kuba bakundana bakabana nk'aba partners babihuje. Ikintu rero cy'ikibazo kimaze iminsi kigaragara nuko haje nko ibintu bisa naho ari gahunda yo kwamamaza ibi bikorwa by'ubutinganyi, ugasanga bari gushaka kubihatira abantu, aho usanga n'abantu bafite ama event cyangwa bafite ibikorwa bizahuza abantu benshi, bashyiraho batumira abastar, ariko muri abo bastar ugasanga bari gushaka gushyiramo umuntu umwe wo kuzamamaza abantu bakora imibonano mpuzabitsina bahuje ibitsina. Ahangaha ntago turi buvuga amazina y'abantu, ariko nk'abantu muri kudukurikira hari amakuru mushobora kuba mufite. Rero akantu katumye, nkuko nari mbabwiye, katumye nshaka kubivugaho, nahise nsubiza amaso yanjye inyuma, nsanga bino bintu bishobora kuba nkuko bajya bazana ibindi bintu, nabonye nabyo ariko nabyo biri kuza. Ari umushuti wanjye tumaze iminsi tubiganiyeho, akajya ambwira ngo ese iyo bivuze ngo hari abantu babizana, ikibazo ni icy'ababizana cyangwa ikibazo ni icy'ababyakira? Namwe ndakeka mu bantu badukurikiye, ese ikibazo cyaba kiri mu bantu babizana se cyangwa ikibazo ni cy'abantu babyakira? Kuri uyu mwanya, muri aka kanya, ngiye ndimo ndavuga nk'umuntu uri mu bantu bashobora kuba bari muri position yo kubyakira, kuko mu muco w'Abanyafurika niho ndahera, nago abantu bashobora kwemererwa kugaragaza imyitwarire yo kuba bashobora gushakana cyangwa gukundana bahuza ibitsina, tutitaye ku byo abazana ibyo bintu gahunda baba bafite. Mu bijyanye n'umuco ntabwo ibyo bintu byemewe, singiyeho kubyanga se cyangwa ngo ni wundi umuco w'Abanyafurika kuva mu majyaruguru ya Afurika kugeza mu majyepfo. Uretse muri Afurika y'Epfo aho mbona babishyize imbere cyane, nabo impamvu wenda ishobora kuba yihariye ikabizwi, nuko bo bashobora kuba barabanye na societe y'abazungu bakabakoloniza cyane, ndetse bakazanamwo iyo mico ku buryo n'igihugu nubwo kiyobowe n'abirabura muri Afurika y'Epfo, ntago icyo gihugu twavuga ko kigenga ku bijyanye n'umuco. Umuco wabo uravangiwe cyane ku buryo kuba bo bashobora kuba babyemera nta muntu wabijyaho impaka. Umuco w'Abanyafurika rero 99% ntago wemera ko abantu bakundana bahuje ibitsina. Niyo mpamvu ya mbere nshingiyeho nanjye nk'umuntu ukoresha uri muri uwo muco kandi wemera uwo muco, niyo mpamvu nanjye ndi gushingira mvuga ko umuco wanjye ntago ubyemera. Ikintu cya kabiri, tugiye mu bintu bijyanye n'imyemerere, yaba mu myemerere ya Kinyafurika no mu myemerere y'abo bantu batuzanira ibintu by'ubutinganyi, mbona nta hantu hari handitswe ko ibyo bintu byemewe, cyane cyane ko muri Bibiliya ari ahantu hitwa muri Sodoma na Gomora, aho bigaragara ko muri Bibiliya hari ahantu Imana yarimbuye. Mu kintu cyatumye Imana ibarimbura nuko hari icyaha gikomeye cyane cy'ubutinganyi. Icyo cyaha rero kikagaragara ko muri Bibiliya ni icyaha kimwe mu byaha
Imana itishimira, kandi Imana ikaba yaravuye mu ijuru ikaza ku isi, ikaza kukihanira ikoresheje umuriro, ikarimbura Sodomo na Gomora. Nta handi hantu Imana yigeze ihanisha abantu umuriro uretse muri icyo gihe, aho Imana yatwitse Sodoma na Gomora. Ahandi hantu havuga ko abantu bazahanwa hakoreshejwe umuriro ni mu gihe bita ko abantu bazaba bageze mu gihe cyo guhanwa mu byaha byabo kumeruka. Abapfuye bazazurwa, bacibwa imanza, abatajya mu ijuru bajye mu muriro. Niho hantu ha kabiri abantu bizera Bibiliya nk'abakristo bizera ko hazongera kubaho guhanishwa umuriro, inkongi y'umuriro, ntabwo ari umuriro usanzwe. Ikindi kintu cya gatatu ngiye gushingiraho ni ikijyanye turetse n'abakristo mbere. Sorry gatoya, tugaruke ku bintu by'imyemerere, tujye ku myemerere yindi izwi cyane, iri repandi cyangwa iri ku isi yose. Ni imyemerere y'aba Islam. Mu idini rya Islam kwiza kuri uyu munota nta n'igihugu na kimwe cy'aba Islam hemerewe ubutinganyi, uretse nka biriya byo kuvuga ngo barabireka ngo abantu buri muntu akora ibyo ashaka nubwo baba batabyemera cyangwa batabihakana. Mu gihugu cy'Abisilamu niyo babiguketseho urapfa, nta no kubabarirwa. Bo bemera noneho baguhana nk'uko Imana ibiteganya mu bijyanye n'imyemerere. Hanyuma icyari kitumye rero ngaruka ku bijyanye n'abatinganyi, n'impamvu ngiye nahise mfata n'aka kanya nyuma y'igihe kirekire nakora n'amavideo, nuko hari amakuru mfite, kuko nababwiye ko ndi mu gihugu gishobora kuba cyarateye imbere ku rwego nta n'umuntu uganira kuri ibyo bintu, cyane cyane ko no kugira ngo bivugeho biba bigaragara ko ngo hari abantu uri guheza. Ubu ufite ingengabitekerezo yo kumaraho abantu bakundana bahuje ibitsina, bashobora no kugushinja ingengabitekerezo ya jenoside yo gukorerwa abatinganyi. Iyo uramutse ubivuze muri iki gihugu ukabivuga nko mu rurimi bumva cyangwa mu rurimi rwabo ukabishyira kuri rezo sosiyo. Ariko noneho iyo gahunda rero yari ihari. Ayo makuru ndi kuvuga imfite nuko hari ibintu byinshi bimaze imyaka igera nko kuri 50 biri kugeragezwa ku isi kugira ngo ikigamijwe ni ukugabanya umubare w'abantu. Habanje kugeragezwa, wenda mu bantu muri kudukurikira muzi kugerageza no kutubwira muri commentaire ukuntu mubyumva muri comment section. Habayeho kugerageza icyambere, habayeho kugerageza ibintu bijyanye n'intambara. Intambara ziraba, abantu benshi barapfa, ariko isi ikomeza kugaragaza ko iri kugenda umubare w'abantu wiyongera umunsi ku munsi. Hanyuma ibyo babonye ibintu by'intambara bitari kubafasha cyane, hazaho etape ya kabiri yo kureka intambara zikagumaho, bakongeraho ikintu cy'ibyorezo. Mu myaka y'igihumbi kimwe na za 40-50-60 hagiye habaho ibyorezo bigiye bitandukanye. Nimugire ngo corona cyangwa Marburg nibyo byorezo byonyine bishobora kuba byarabaye, ariko hagiye habaho ibyorezo byinshi cyane byagiye byica n'abantu kurusha corona n'ibindi byorezo. Za Ebola murazizi, sida ni urugero. Sida murayizi ku bantu b'Abanyafurika, murabizi ko nayo itikoraho. Ibyorezo barabikora kugira ngo bagabanye abantu. Ibyo byorezo wongeyeho n'intambara nabyo nta kintu byabafashije. Hazaho gahunda noneho iyo guteza intambara rero ishingiye ku moko. Aho ngaho bikaba byaragiye biza mu gihe bari barimo bakoloniza ibihugu byo muri Afurika, bakaba baragerageje kugira ngo abantu babashe kumaranaho, nuko baba batumvikana. Kuko abantu iyo bagiye ngo barwane bashingiye ku bintu byoroheje, nago bararwanaga nyine intambara igashira. Ariko intambara ishingiye ku bintu byo kuba umuntu umubwira ngo ntago muhuje ubwoko cyangwa akarere cyangwa ururimi, yo ni intambara kugira ngo irangire nuko umwe muri abo bantu babiri aba atakiriho. Rero bakaba bazi ko itashira, izahoraho. Bamwe bazahoraho bashaka kwica abandi, n'abandi bihorera ku bandi, bikazajya bituma abantu bahora baransinga umubare w'abantu bavuka n'ababaho. Hanyuma ibyo babona bitabahagije,
mu myaka ya za 70, 80, 90, biraterwa n'ibihugu. Hari gahunda zagiye ziza z'amacontraception, ndetse contraception ubwo ni ukuringaniza imbyaro. Izo gahunda zikaba zaragiye ku isi yose. Hari ibihugu bazikoze nko mu Buyapani ndetse mu Bushinwa. Hari igihe nyiri umwana nuvuga mu Bushinwa ngo nta muntu wemerewe kurenza abana 2, ndetse ngo iyo utabyaye baraguhemba, ku buryo byageze naho bavuga ko Abashinwa batabishyigikiye, nibo bagiye hanze y'Ubushinwa bakajya kubyara muri Afurika ndetse no mu Burayi bakabyara abana barenze 2. Turaza kureba muri ibyo bihugu barabiyobotse, cyane cyane igihugu cy'Ubuyapani n'igihugu cy'Ubushinwa bayobotse iyo gahunda. Mu Burayi naho barabiyoboka, ariko mu Burayi ho uburyo babiyobotse nta nubwo bishingiye ko ari contraception yonyine, ahubwo babazanyemo ikintu cyo kumva ko ngo iyo ubyaye abana benshi ngo ntabwo ubasha kujya muri bar, ntabwo ubasha kujya mu maresitora, ntabwo ubona umwanya wo kwidagadura, ku buryo ngiye mu gihugu ndimo biroroshye cyane ko abahitamo kubyara nibo bakeya kurusha, nibo benshi kurusha ababyara, nibo bakeya kurusha abahise nko kutabyara. Kandi n'abahitamo kubyara babyara bakuze, ku buryo usanga umwana mu nzira ari kugendana na nyina ukagira ngo nyina ni nyirakuru, tubijyanye muri context yo muri Afurika. So bo rero bakaba baragize ikibazo cy'uko iyo contraception mu bihugu bimwe na bimwe barayiyobotse, noneho bongeraho n'ibindi bintu, ku buryo ibihugu byabo bifite n'ikibazo cy'uko nta population bafite. Si muhe baba bafitiye iyo bazanye ibintu bya green card, bakazana ibintu byo kujyana abantu muri Canada, ibintu byo kujyana, nuko ibihugu birimo ubusa, bari kubona abantu bafite imitekerereze yo kubyarana basigaye muri Afurika. Ariko mu gihe bageragezaga ibyo byose, kuko yako n'ubundi ntego yo kugabanya abantu ku isi muri rusange niyagezweho nk'uko babiteganyaga, bazanye ikintu babanje bazana ikintu cyo kumvisha. Babonye ko abantu bababwiye ko bashobora gushakana bahuje ibitsina, noneho habaho umubare runaka wiyongera kuri ya mibare y'abantu bapfa, noneho ikajya mu mibare y'abantu bari bafite gahunda yo kuzashakana. Kubera ko noneho ikibazo si ukuba kutabyara, abantu batinya gushakana kugira ngo batabyara, none reka tubifate n'ubundi bashakane ariko bahuje ibitsina, kuko nta kuntu umugabo n'umugabo bashakanye bashobora kubyara, ndetse n'umugabo n'umugore n'umugore bashakanye nabo ntibashobora kubyara. Iyo gahunda rero bayijyamo, bamaze kuyijyamo barayispreadinga cyangwa barayamamaza mu bantu benshi, ku buryo byaje kugeraho abantu benshi barayiyoboka kabisa, ku buryo kugira ngo hano mu Burayi mubone abantu abana ni bake cyane. Mu nzira nshobora kuzafata umwanya, niba mubikeneye muri commentaire muzambwire, ngewe ngende mu nzira mbafatira amashusho y'abantu bwihishwa batagaragara mu maso, murebe ahantu, murebe ukuntu harimo probability iri hejuru ya 50%. Ku bantu bize imibare probability iri hejuru ya 50%, murabyumva ko hejuru ya couple, nuko ko muri couple 10 iziri hejuru ya 6 cyangwa 7 usanga ari umugore n'umugore bari kugenda mu nzira, umugabo n'umugabo bari kugenda mu nzira, imbwa n'umugore bari kugenda mu nzira, imbwa n'umugabo bari kugenda mu nzira, n'ibindi. Ubwo urumva icyo kintu rero hano bo bakaba barakigezeho, ariko kikaba ari ikintu gikorwa bwihishwa. Ikibazo rero amakuru nari mvuga ngo njye mfite, mufate urugero rufatika cyane ku bintu bijyanye no gusenga. Mu Rwanda baherutse gufunga insengero, ariko iyo bakubwiye umubare w'izo nsengero bafunze, nubwo tujya tuvuga ngo abantu bakunda inzoga, nahise numva insengero zari nyinshi kurusha utubari. Insengero zishobora kuba zari na nyinshi kurusha amabutiki yo guhahiramo, ku buryo uyu ugereranyije n'uru rugero ngiye kubaha, ibintu bijyanye no gusenga babiteguriye mu bihugu by'abazungu, barangije babyohereza muri Afurika. Iyo witegereje neza usanga muri iyi minsi muri Afurika nibo basigaye bameze nk'aho bashaka kuza kubwiriza abantu bo mu Burayi. Abanyafurika baragiye bayoboka ibintu byo gusenga, noneho bibafasha kujya mu buyobe butiteza imbere, kugira ngo byorohereze na abantu noneho bohereza ibindi byose bibi muri Afurika, kugira ngo babashe kubakontorora. Kuko mu gihe mutateye imbere biragoye ko umuntu ataba control.
ubwo rero ubwoba buhari nuko nk'uko bagerageje ibintu bakoresheje idini babizana muri Afurika, barashaka noneho kuzana noneho ubutinganyi muri Afurika, kuko ubu ngubu ikibazo abazungu bafite mu bijyanye no kwiyongera kw'abantu ku isi ni uko Afurika ariyo yonyine bateje intambara abantu bakanga gushira, bateje inzara abantu bakanga gushira, bayiteza ibintu bijyanye n'inzangano z'amoko. Abantu muri Afurika babaho bafite amoko igihumbi mu gihugu kimwe, n'ubundi bararwana ariko bakiyongera, baboherereza ibintu bijyanye n'ama Ebola, ibindi byose. Dore na corona yaraje Afurika birabananira, ahubwo iraza aba ari bo imara. Bigaragara ko noneho bavuga ati reka dushyire ingufu mu butinganyi, kuko nidushyira ingufu mu butinganyi biraza gutuma abantu bo muri Afurika hari ikintu kivaho. Ubwoba buhari rero n'ubu ngubu, uko mubona umubare w'abantu bari gusirimba muri stade Amahoro bavuga ko bari gushima Imana, niko muzajya mubona abatinganyi bari guserebura mu myaka 20 iri imbere muri Kigali nihatagira ikintu gikorwa. Abantu fata umubare w'abari abantu bari gusirimba bavuga ko bari gushima Imana, ubihindure noneho bishyire mu bwenge bwa biramutse ari abatinganyi. Ureba abantu benshi baba badahari mu myaka 20 imbere, kuko umuntu w'umutinganyi n'umuna mugenzi we bashobora kudabyara, ariko nabo mu gihe cyose ari abatinganyi bashobora kuba bazazana undi muntu wari ufite gahunda yo kuzashakana n'undi badahuje igitsina ngo babyare, bakamushyira muri gahunda y'ubutinganyi. Iki kibazo rero kikaba ari gahunda nini ihari yo kugira ngo barimbure abantu bo muri Afurika bakoresheje ubutinganyi. Abantu bafite imisemburo ibategeka kwifata nk'abagore, ubwo nta bagore. Abantu bafite imisemburo yo kubategeka kubaho nk'abagabo, ubwo nta bagabo. Abo bantu nta kintu nabivugaho. Ariko abantu bakurikira amafaranga, bagakurikira propagande zakozwe kugira ngo babakururire muri ya bintu, abo bantu nabo kwamagana. Niyo mpamvu rero uyu munsi muri video dukoze, tuzajya dukora video nyinshi cyane ku matopika agiye atandukanye. Iyi video nari nyikoze kugira ngo mbwire abantu ko icyo kintu cy'ubutinganyi mugomba kukirinda, kimwe nuko hari ibintu byinshi bikomeza kugenda babikurura mu bantu bo muri community z'Abanyafurika, kugira ngo ikigamijwe muzajya mubibona neza no kugabanya umubare w'abantu. Buriya iyo ufashe nk'urugero nko muri Kongo, ahantu hari ubwoko 450, nta bwoko na bumwe buba bwumva, buri bwoko buba bwumva bwabaho bwonyine, niyo bwabana n'ubundi bwoko bukumva bwabaho neza kurusha ubwo bwoko bundi. Ikiba kigamijwe nuko hagati aho hari abantu baburiramo, hari uwica undi, ubwo umubare w'abantu buri kugabanuka. Twafata ibintu by'insengero, iyo bikabije ntabwo byongera umubare w'abantu, cyane cyane ko n'insengero bishobora kuba byaragiye against ababiteguye. Insengero zari zigamije ko abantu bazajya babona aho biyokipa kugira ngo babure umwanya wo kwitekerezaho ngo biteze imbere, ariko byaje gufasha abantu benshi. Ahubwo babwira abantu ko ngo umugambi w'Imana no kubyara abantu bakororoka. None icyo bashakaga kurwanya, ahubwo insengero zirabafasha, zituma icyo kintu batagishobora. Akaba noneho izo nsengero nizo bari gukoresha none kugira ngo bazane ubutinganyi. Ubu ngubu ubutinganyi bugiye kujya buca mu nsengero. Singiye uri kubibigisha abantu benshi. Muri commentaire mushaka kutubwira mu nsengero zanyu ibyo mwabonye, cyangwa ibyo mwabonye mu zindi, cyangwa mwumvishe mu zindi nsengero. Mukomeze kugenda musharinga amakuru. Abantu mugomba kubimenya. Ushobora kuba ufite gahunda yo kutabyara kubera impamvu zawe bwite, ariko mu muco nyarwanda, mu muco wa gikongomani, mu muco wa kirundi no mu muco w'Abanyafurika bose, umuntu arabyara kugira ngo akore continuity cyangwa akomeze umuryango w'iwabo. Akaba ariyo mpamvu uwaba yafashe icyo cyemezo keretse arwaye. Kandi ibintu by'ubutinganyi ngiye bifata nk'uburwayi. Ubwo rero turwanya ubwo burwayi nk'uko turwanya corona, nk'uko turwanya Marburg, nk'uko turwanya intambara, nk'uko turwanya amacakubiri.
kuko abantu b'amacakubiri bashobora kwicana bikagera ahantu abantu bicana hagapfa abantu miliyoni, ariko noneho mwibaze habayeho kurorera gukurikirana ibintu by'ikibazo cy'ubutinganyi, hakaba abatinganyi miliyoni y'abagabo bagahita batinga abandi miliyoni b'abandi bagabo, hakaba miliyoni y'abagore, n'ubundi nyuma y'imyaka 20 hamaze gupfa miliyoni 5, hamaze kuburizwamo miliyoni zirenga 5 z'abantu. Akaba rero ari uburyo bwo kwica abantu mu buryo buri silent bakoresheje iki kibazo cy'ubutinganyi. Iyi gahunda akaba ari gahunda igezweho, igiteye ubwoba nuko kimwe mu bihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba gikomeje kugenda kigaragara ko kiri guteza imbere ibi bintu by'ubutinganyi. Muri commentaire icyo gihugu niba mushobora kuba muri kukibona, mufasha abantu muri icyo gihugu kubabwira ko ibyo bintu atari byiza, mubabwire ko ibyo bintu atari byiza, ndetse dufatanye kugira ngo ababiyumvamwo bajya kubikorera ahantu hatagaragara, nibakoreshe imbuga nkoranyambaga kugira ngo bakururire abantu benshi kubijyamo, batabyamamaza, kuko kuba wabikora wenda n'uburenganzira bwawe, ariko kubyamamaza ndakeka nta muntu wakagombye kubishyigikira. Reka mbashimire mwese, niba muri abantu biyubaha mukore subscribe, ariko abantu batiyubaha nimugire ikintu mukora. Tuzajya tugenda tubagezaho ibiganiro 5 kuri 5. Njye na The Click Mukonzi, mukamuri kumwe nanjye 5 kuri 5. Turi kwategurira ikiganiro kuri Marburg, turaza kuba turi kumwe n'umuganga mu masaha cyangwa mu munsi ukurikira, ndetse tukaba turi guteganya n'ikindi kiganiro hamwe na Mama Diaspora The Wise kubijyanye no gushira isoni kumaze kugaragara mu muco w'abanyarwandakazi bari mu zabukuru. Nyuma yaho hagiye hanze video y'umumama wari kuvuga ibishizi by'isoni, natwe tukiri batoya nakasuku atashobora gusubiramo. Ibyo bikaba bigaragara ko The Wise tuzamutumira akaza kugira icyo abivugaho. Reka mbashimire mwese rero, ndetse mbifurize kugubwa neza, mbasaba gusharinga ibiganiro byacu ndetse no kuduha like kugira ngo dukomeze kugenda tugira courage yo kubagezaho ibiganiro umunsi ku munsi. Ubu ngubu rero gahunda no kuzahita tubagezaho ikiganiro kimwe ku munsi. Ciao ciao, muri kumwe na Mukunzi The Click.